batsinda Lesotho hanze hisuka untraduiza rero nuzingirwanya narindi usubiye muri Afrika y'Epfo ndi kukubwira ko Mangwende yakinaga muri Fali abanza kubwira ko niba abakinnyi ariko mu bicucucu byabo ariko ba dropinze form ntagara abakinnyi bakiri kuri level niyo point ya Samir hari ni ingingo yumvikana mu kibuga bonye harimo n'indi angle ibyo Samir avuga nibyo y'umutoza ya coach nabajije Manzi muri press conference abanyarwanda batangiye gukritika imitoreze ya Adera Murush yigereranye niyo mu mwari mufite mbere. Manzi ni umuntu uzi gusubiza, yavuze ngo umutoza afite ibintu bishya yatuzaniye ariko ntiyahita bishyiramo byose ubyumve neza ngo aracyagendera ku byambere yasanze ari nako agerageza kudushyiramo filozofiye nshya. Mandi magambo reka mbyite ikintu Samir avuze ko hari igice cyo kudropinga form ku bakinnyi na nivo bakinagaho ariko hari n'igice cyo kuba harabaye lack of continuity. Ndajya muri fact no kuvuga ngo ikintu cyose bisa naho ari akagozi ka nibuzi hari wari wabona nk'umugozi nyamugozi wakoranywe ikintu cyangwa akantu kagifashe iyo wacitse bagashyiramo akantu navuga ngo ko kunganira gusa ko gufasha muri icyo gihe. Niyo mpamvu ujya wumva bakoresha ijambo transition inzibacyuho mu mitoreze y'Amavubi turi mu nzibacyuho ntabwo tukiraho twari turi. Umva impamvu tutagihari ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none koza tubigana na Ruben Ngabo match rangiye Eric yatwibwiriye ngo remplacement ya Gelete ahari yo tuza kuba twabirebye neza twari kuba twakoze Ruboneka wo gushyiramo Gelete. Ndagira ngo nkujyana ahantu humve profile y'umukinnyi muri equipe iyo ari yo yose ibizwi iyo umaranye nawe igihe uba waramumenye uzi icyo yaguha muri match. Uyu munsi wa none kuba hakirimo kuba umutoza amurusha avuga atari ko Gelete ufite iriya tushe ufite iriya baro ku kirenge mu myitozo siwe mwiza kurusha Ruboneka. Aracyafite gushidikanya, aracyari kwiga iyo kipe mu gihe undi yari afite ahantu yayigejeje. Exactly nkunganire gato urabyibuka atsinda Bene urabyibuka tumubaza impamvu yazanyemo Ruboneka simbuye Ruboneka kazamura intensity ya match ino yabibwiraga yarakubwiye ngo kumbaraga afite ashobora kuba ahantu hose so ibyo twagezeho yabirinda. Ahari wa mugani hari hakenewe iyo profile ya Ruboneka hari turi muri transition y'umutoza ukiri kwiga abakinnyi n'imikinire yahindutse mu byumve gutya. Nk'ubu ngubu wenda tugiye mu yindi detail ifatika ku mpamvu z'aba bakinnyi babiri reka ndeke kuvuga amazina yabo ariko umwe akina mu bwugarizi undi akina muri zone z'abakina kuva hagati basatira bashaka ibitego muri equipe nationale. Reka ndeka amazina yabo ku mpamvu zabo. Match rangiye ya mbere ya Nigeria narababajije ko mwari mwaragize ikintu cyo gutuza ikipe yose mukayataka mukayishyiraho umubiri uyu munsi byagenze bite? Barambwira bati umutoza kuri match ya Nigeria atuvuga ati mwitonde mwishoye kuri Nigeria yaguhana cyane. Bivuga ngo approach yari yazanye muri iyo match itandukanye n'ikintu umutoza uyu nguyu dufite wa undi wa mbere twari dufite yavugaga. Manzi yadusekeje na Ruben Ngabo. Manzi yatubwiye nimugoroba asohotse muri press conference ngo ubundi nk'umutoza wagiye Torsten ngo yajyaga babwira ngo mugende mukabute. Gukabuta ni ijambo ni slang y'abanyamupira. Gukabuta nka kumwasirikare nyine avuga ngo mugende mukonkaringe nyine mubasange mubafa Torsten na kipe yatinyaga ni Nigeria mujeyo muyatakire muri buka uyo Nigeria yaratatse turataka muri bukandi Kigali Bene irataka tukataka ikagishyiramo tukakora tukaresponda tukishyura. Aho ni abanyarwanda bahera bakumbe dadi nyine ari kugenda utuntu twose yigara kigara cyangwa Nigeria komeye mu kumenyera kwa Torsten yahuye na match
ya Zimbabwe ni Afurika y'Epfo nta muntu wamutsinze hari yari akimenyera ariko yabanje amaca amikari muri Mozambique. hari kuba Adel Amrouche amaze igihe gito mu ikipe y'igihugu, ariko hakabamo ikintu nakwita ikipe y'inheritance, ikipe yasanze n'ibyo yari igezeho. Umwango Torsten yabaye umunyakuri, abwira abakinnyi b'Abanyarwanda ntabwo turi Brazil, turi muri campaign ya World Cup qualifiers, ntabwo twibwije ukuri, ntabwo u Rwanda rwajya mu gikombe cy'isi. abyibuka mbikubwira uburyo narwanye n'abanyamakuru byafashwe nabi, ariko gendana neza mu bantu bavugaga bati turiyo. uri murabyumva. Reka ndangize iyi point, sozo niza amasegonda 30. reka ndangize iyi point. Akantu nikorera niyo mpamvu yababwiraga ngo mwikure y'igitutu ntituri Brazil. Niyo mwagenda mugiye gukapucaringa bakabakubita counter attack, ibyo twari twiteze ntibibe ari byo, nawe uri buze kutuveba, nimwirenganye. Uwo bita Adel Amrouche atangiriye akazi yabagitemba kuri pressure. Yasanze ikipe ari ya mbere reka. Numwango atangiriye akazi kuri pressure, asanze ikipe ari ya mbere, arashaka kwemeza Abanyarwanda. Muri murabyumva? Adel yaje ari ku gitutu gikomeye cyane, yasimbuye amasegonda 30 yaje, turagaruka mu kanya. Amasegonda 30. Ari kwa mbere ngarutse ku murimo, mbona diri hii nakayeho, nkanda kanyenyeri maze ngwamo, ntuzemera irobo kandi wahabwa ikiro. Sindabona iyindi meze nkayo, nibikureba niba utari yellow, naguye mu buryohe maze nanjye mfatiraho, umuvuduko nk'urumuri je niho ndiho. Ngwemo cyangwa nakalemo, ngwemo cyangwa nakalemo, ngwemo cyangwa nakalemo. Gwamo kuwa mbere buri paki ya Gwamo uguze irangira ku cyumweru, niyo mpamvu umunsi mwiza wo kugwamo ari kuwa mbere. Biroroshye cyane, kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 2 urwego uhabwe gigabyte 7 ku mafaranga 1000, maze nawe ugwemo na MTN wikwisondeka. Kwizigi ngira ngo nagwe rero gashoje ntabwo nari bwasoje ingingo yanjye. Icyo navugaga rero